Yes, okay, nk'uko bisanzwe ndagira ngo mukore like, subscribe, share and comment kuri Joel Tech. Uyu munsi nabazaniye application yitwa Money Pesa. Ni application iguha amayinite, uraza muri Google Play Store yawe wandikemo M-Pesa. Nta kibazo muzehe. Kandi murakoze. Ego. Numara kugera kuri Play Store wandikemo M-Pesa, urahita ubona application imeze nk'iriya, ubundi uyikandeho, numara kuyikanda urahita uyidownloadinga. Njye kuko nsanzwe nyifite nyine ndakora open, urabona ko isigaruka kuriya. Uko nagiye nkorera amafaranga, ngira ngo murabona mfite amafaranga amacoin 4,35. Uburyo uyakoreramo nibwo ngiye no kubereka aka kanya. Uraza hariya kuriya ugahita bakwereka application, ukayidownloadinga, ukayikanda kuri Play Now, ugahita ikuzana muri Play Store ukayidownloadinga. Iyo app iyo umaze kuyidownloadinga urayikina, buri munota bakaguha amacoin. None aya macoin niyo uvunjisha bakaguhamo amayinite mu manyarwanda. Yes, njye turi kumvikana. Uraza hano airtime ugahitamo simukadi ya MTN cyangwa Tigo. Ngira ngo murabibona, kugira ngo ubikuze, ngira ngo dore ukuntu ibiciro biba bigiye bimeze, nawe waza kuza ukabyirebera. Kugira ngo mbikuze amayinite ya 500 binsaba ko mfite amacoin 3,900. Yes, inshuti zanjye, ndagira ngo nkubwire ko iyi application irakora bya nyabyo, apana bya bindi byo kubabeshya. Ngira ngo urabibona, maze gushyiramo simukadi, ngiye gushyiramo nomero za telefone, ubundi mbikuza amayinite yanjye. Yes, nimero za telefone za Airtel yanjye ngizo, confirm. Then namaze kubyanabaye ubu confirm reward. Wowe nugukanda kariya kantu konyine confirm, biba birangiye. Urabona ko ngakanze request submitted, changed to survey go. Yes, ngiriye SMS y'amayinite faranga yanjye ihisiza, ngira ngo muri kubibona. Yes, kanze mbibereke neza. Nomero ikohereza amafaranga iba yanditseho guteranya 1000. Yes, ngiriya message transaction, ngira ngo mwese murimo murabibona uburyo amafaranga nyinjijemo. Yes, ngiriya balance ye 500. And then ukanze no muri SMS kugira mbibereke neza. Dore ngaha. Yes. Ubwa mbere nari nabikujeho amayinite y'ijana ngayo, nabyo muri kubibona. Dore ubwa kabiri namba, dore ngiyo change 500. Ngira ngo mwabibonye ko amayinite nayaguze. Noneho reka nze mbereke kuri balance yanjye, 131 urwego, tugakurikiza amabwiriza. Ibi nawe utabizi ni ibisanzwe. Then tukemeza. Ngira ngo muri kubona balance yanjye mayinite yanjye ni 500. Yes, noneho kanze mbereke n'uburyo wahituguramo pack ukoresheje app yitwa My Airtel. Ku bantu bakoresha Airtel Imagine, uhita uza kuri app yawe ya My Airtel ukayinjiramo kuriya. Yes, tugendana akantu kandi inshuti yanjye kugira ngo utaza kucikwa. Warangiza umaze kwinjira muri app, dore ngari amayinite 500, ngira ngo namwe muri kuyabona. Tugahita tuza, ngira ngo nyine bibereke neza mutaza kugira ngo nababeshye. Yes, ubundi ukaza ugakanda handitse kugura pack. Noneho hano ngira ngo uri kubona hari ukwezi ya 3, ukaza kuri ka kabiri ariho booster. Hitamo uburyo bwo kwishyura. Sasa booster 500 igwanje 5 yo ufite pack y'ukwezi. Ngira ngo uri kubibona ku mayinite mfiteho 500,
ubundi uraza wowe urabona hano handitse kwemeza, niho uza ugakanda. Yes, ya nshuti zanjye ntago ngira ngo mucikwe, ndagira ngo mukurikire akantu kandi nta n'akantu na kamwe kagucitse. Yes, byamaze gukunda, ngira ngo ngire SMS ivuye muri Airtel customer, thank you for activating booster ya 500. Yes, ngira ngo mwese muri kubona ngibyo. Yes, dore ngiyi, thank you for activate 500 booster pack valid for 30 days. Ino pack imara iminsi 30, irangira ari uko yindi y'ukwezi waguze nayo irangiye. Inshuti zanjye, ngira ngo mwese mwabonye uko ibi bintu bikorwa. Iyo app bayita M-Pesa, cyangwa se mu magambo make ni Money Pesa. Ntago nshaka yuko uzongera kuvuga ngo wabuze amayinite, ngo wabuze uko ujya kuri YouTube, ngo wabuze amamega. Oya, ibyo nabikemuye, niyo cyatumye mbazanira ino application kugira ngo mwese mubashe kuba mwasobanukirwa kandi munabashe kuba mwabona amayinite bitabagoye. Tuzangereka nongere mbibutse gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo n'izindi video tuzajya dukora mujye mubasha kuzibonera ku gihe. Ubundi nimba iyi video wayikunze kugiriye akamaro, ukore like, share. Ubundi nimba hari ikindi ukeneye ko twaguganirizaho cyangwa tukagufasha, wandike muri comment, turagufasha. Then nshuti zanjye, ndaje mbashyire link muri description.